ikaze kuri Itange TV show, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba, turabakiriye twongeye kubana namwe, twishimiye kongera kubana namwe mu nkuru yacu aho twayisubikiye. Nongera kukubwira ngo twebwe inkuru dukora, inkuru tugenda dukora, tuba dukora inkuru z'isanamutima. Isanamutima tuba tuvuga, twebwe ntago mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndaza kugusura aho uri, ntabwo mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndagushakira amafaranga yo kugukemurira ibibazo. Ubwo bushobozi ntabwo mfite nkanjye, ariko hari ubushobozi mfite, hari amakuru namwe nshobora kukubwira, hari inkuru zimwe na zimwe nshobora kukubwira zagiye ziba ku bandi, zagiye ziba ku bandi bantu, yaba ari ibyiza bahuye nabyo, yaba ari ibibi, bikaba byakugaruramo icyizere, bikaba byagira ikintu bituma utekereza. Bishobora no gutuma tuvuge, nshobora kuvuga ko umuntu yari yishimye, wowe ubabaye. Icyo gihe iyo uri mu bubabare, yego koko uba ukomeretse, ariko burya ntukagire ngo burya inkovu iyo utayitonetse, cyangwa se ku bantu baba bararwaye ibisebe, nibibabwira barahita babyumva, ntabwo igisebe gipfa gukira. Ariko iyo mvuze ako kantu, niho utangira kwitekerezaho. Ntabwo ngewe rero ndi hano ngo mbuze umuntu kwitekerezaho, kuko utitekerejeho nta n'ikindi kintu gishya wapfa kwiyungura muri wowe. Niyo mpamvu ngewe ibintu ndabivuga, nkavuga inkuru zigiye zitandukanye, mu nkuru zigiye zitandukanye nyiri ukumva agira icyo akuramo. Dukomeze rero. Nuko rero Rwema na David bari bamereye nabi neza. Noneho David batangira kumubwira ati umva, ngewe rero uyu mugore wawe watetesheje gutya ntabinzaneho, aba mukubise urushyi rwa mbere arazungera, umva noneho ahari umenya yarabonye ko yari yaratese koko, ahari yamukubise urushyi arazungera, arahungetwa, yenda kwitura hasi. N'ubwo ngubwo kubw'amahirwe ntiyitura hasi, ati duhite tugenda, jya kutwereka amafaranga ari vuba. Erega baragiye, bajyanye mu cyumba. Arajyanye, aratinduruye ibintu byose. Noneho Neza nawe arashakisha, bafatanya gushaka, ariko Neza we nawe akajya ashaka nyine, nabo bari gushaka. Ikizabaga atari hose ubundi turi n'abasazi, ese twewe turi gushaka ibiki? Ubo ubundi bashakaga bakurikiye hari kugenda ashakisha, afungura amamatera, amavarize, ubundi turashaka ibiki? Twe tumuhagarara imbere atwereka aho amafaranga ari. Bamuhagarara imbere arashakisha, ariko mu by'ukuri agashaka ubona utamenya gahunda ze.
niba yarashakaga aho yayashyize, niba mbese wabonaga utazi ibintu arimo. noneho ubwo ngubwo harangije baramubwira ati ariko ubundi uririrwa ushakisha ubwo ntabwo uzi aho wayashyize. bakamukubita mwana we, bakamukubita. noneho bigera aho akanya gatoya, ubwo muri uko gushaka byatwaye nk'amasaha nk'abiri arimo ashakisha inzu yose yayishakishije, ariko anarira. telefone ya Rwema irahamagara, ariko telefone ya Rwema yari yayishyizeho parireri. irahamagara, ihamagaye aritaba ngo wifani. ubwo nyine nawe avuga aramubwira ati ariko se aka kantu k'akabogisi mwataye hano bite byanyu? David ubona arikanze. akabogisi bararebana. Rwema ahita amubwira ati ndaje ubwo afite ndaje nta kibazo, ndaje nkurebe. kumukubita arabihagaritse. David aba arirukanka ahita asohoka yirukanka, aragiye. mu kanya gato nko mu minota 30 aba aragarutse, ka kabogisi akazanye. Neza nawe yari ari aho arira ati umuntu wamenya ibyo yatekerezaga, ariko buriya aravuga ati mana yanjye, noneho izi nkoni ndazikizwa n'iki? ubwo arangije akabogisi baragafungura, urenga amadolari dore amadolari. David aratara, niwe watangiye. Rwema wahise ubona agize isoni. David aratangira ati ariko rwose utubabarire, habayeho kwibeshya, tuziraga ubusa. Rwema ubona yagize isoni, yabuze icyo akora. arangije nta kintu gitangaje nk'ukuntu Neza yari yarabuze aho ahungira ibyo bibazo byose. umunota umwe yahise afashe umwanzuro, yahise ajya muri dushe, araza arambara, ahita afata varize. noneho varize ahita afungura, yereka Rwema ngo reba ko hari ikintu cyawe ntwaye. aramubwira ati se noneho bite byawe?
noneho yari arimo avuga neza. Yari arimo avuga neza noneho mu gihe hashize igihe kinini iryo jwi ritanumvikana. Ati se noneho bite byawe? Ati reba amoko hari ikintu cyawe ntwayemo utazavuga yuko hari ibyawe n'ibi. Arangije aramubwira ati ariko rero ufashe umwanzuro vuba, turacyari mu ibibazo nanjye ibi bintu ntabwo ari njye ubyiteye, ufashe umwanzuro vuba rwose urahubutse, tirebamo yewe. Arangije arabyihorera, undi ahita afunga varize. Ubwo yari yambaye ishati ya kaburi, ipantaro n'umusatsi asokoza uko abonye, ahita akurura varize arisohokera, n'amaso yatukuye kuva mu gitondo. Ubu byari bigeze nko mu ma saa sita hafi saa saba, ahita akurura varize aragenda.